Ubu busitani bw'ibiti bivuzwa n'Abanyarwanda, biti gakondo, twatekereje kuyishyira muri Nyandungu kugira ngo Abanyarwanda bashobore kumenya ko mu mutungo wabo w'ibimera harimo ibintu bashobora gukuramo ibintu byinshi bakoresha. Icya mbere ni uko basogokuruza muri ibyo bimera babivuzaga bagenzi babo, na n'ubu bakaba bakibivuza, ndetse n'amahanga. Iyi miti twivuza ikomoka mu mahanga, imyinshi ikomoka muri ibi bimera. Twafata nk'urugero nk'umuravumba wacu, nta munyarwanda utawuzi, nta munyarwanda utawivuza. N'abahanga bacu muri iki gihe babonyemo imiti myinshi. Abantu bakunda ibiti gakondo ni Abanyarwanda batabizi, batari basanze abaturage barabitemye. Twavuga nk'umwungo. Umwungo kera imyungo yari ihari hose, niyo bakuragamo ingoma, niyo bagikagamo imitiba y'inzuki, ariko muri iki gihe biragoye kuwubona. Hano rero nibaza gusura iyi parike bazawubona, bongere biyibutse ko icyo giti cyari gisanzwe mu Rwanda.